Patiko ariyerezinga ko ikintu agomba kuvuga hano Patiko wadushiriye kumucyo ureze ngewe kumubwire deka akubeshye inkuru mwana gutyo nyine ya Muyango na Tony ahubwo ngiye kumenya uko bimeze kuko hari amakuru na kuvuga ngo nabaye mu diplomate oya ubwo reka dukomeze kuri iyo mitingo Muyango yabwiye Sonia ngo ajye kunywa imiti abanza ajye kunywa imiti iyo mitingo aza kuhagera uri kwirukatsa inkuru uretse gatoya uri kwirukatsa inkuru cyane Kenjon by the way Kenjon yarongoye ubita Kenjo ese none ibyo byo kurongora byo yishemo gute akuza abantu bahimbira abandi ukuntu bangana reka dukomeze okay reka turetse dukomeje inkuru yacu ndashaka kumva aho Muyango na Nisoni yaziramo ubwo ibiboro buboherereje umukire barabitanze umukire urumva niko nyine okay uwo bita Muyango yazanye team muri Greenland azana Brian nicyo bitango teshe ikintu cy'igikundi cy'ibitinganyikazi byinshi cyane tugira inama ababyeyi muri Kigali ubona igikobwa gitajya kwiyana ibintu by'amapandaro ukubita komeza so yazanye cya gihomora bitango ni Brian urumva oya wimutuka wiki Noese n'igiki Brian we ntabwo ari igihomora komeza ariko guteza amatwi nyine ubwo Muyango yazanye igihomora ngo cyamubwiraga amagambo ya yivi yuko aricyo cyavugaga ngo agatuza Noese wowe umuntu ukubwira ugatuza ubonye gig ya tanje like a new gig muri club imwe ya mbere mu Kigali ntiwakizana umugabo baje guhura sasa so yazanye igihomora akizana aho bita Green Lounge batangira gukubita ariko umutipe bita Bosco nyiri Green Lounge ubwo yakomaga Muyango yari yaratangiye kuraga Muyango igituba gitanga nk'utanga ubunyobwa ntago bitindaho uzi ko tuyavanaho twituvanye space yazi ko afite inyungu ari nacyo mushimira iriya mwana yazi ko afite inyungu mu kintu arakiguha so ukuntu byagenze rero umutipe man igituba uragikubita nyuma kikaza kugeraho kikakurambira umutipe yaje kugira ahantu avuga ati mva mu minsi mike ishize amezi nk'abiri atatu aravuga ati I'm done with this shit ndashaka uwo bita nde DJ Sonia araka aho no twari dukeneye reka tuze rero dukomeze yatumye nde DJ Sonia yatumye nde amutuma Muyango bwa mbere yatumye Philipita umukomisiyoneri komeza ndakumva iribu n'umva ntabwo arimo kumva ni ukuvuga ngo Philipita we bamwita enebra ni wa muntu uvuga ngo akora ibyo bita transferingi ni ukuvuga ngo we ni umukomisiyoneri w'abakobwa Philipita ni umukomisiyoneri wa Bosco muri Greenland iribu n'umva ntabwo arimo kumva ubwo kugira ngo abone akazi nuko abanza gukora ikintu ko agomba kubanza kuzana ubukobwa musharingerayo ribu irimo irumva ntabwo irimo kumva bahari cyane urakoze cyane twikomereze so uwo bita Bosco amaze guhaga igituba cyane ndetse amagambo aremereye nkagira isoni ndakurahiye ubukoresha amagambo ari kuntera isoni ndagirana Muyango Muyango yazanye yazanye ba Brian cya gikundi cy'abatinganyikazi sibyo komeza inkuru Philipita ajya ku kazi
aragenda boss ariko yatumyeho Sonia. boss yavuze ati genda shaka Sonia ku isahani. ati ndimyo itera bwaki. Indyo imwe itera bwaki. Urumva iyo wamaze gucubita igito wakirangije abagabo twese turabagabo. Komeza inkuru. Umugabo iyo amaze gucubita urumva igito niyo cyo bari cya Miss w'isi atagihaga. Yes, ahari igito cya Muyango ahita bati ndashaka DJ Sonia. Komeza inkuru. Wohereza umucakara Slave Philipita. Byari binoroshye kuko urukumva impamvu byari byoroshye kumubona hari ya Philipita no kwa Sonia. Bajyanye kwa Kaviza muri ambassade barayirima bombi. God damn it. Naguhaye urutonde. Niko bimeze. Umusa urabizi ibyo mvuga hari unaho ufite story nyinshi zibyemeza 100%. We so ubita nuza rero ubita Philipita yagiye abwira DJ Sonia ati DJ Sonia mfite umukire. Uyu mukire arakugeza ku bintu utigeze ubona mu mateka yawe muri kariyeri yawe. Dore gahunda yo kujya muri Amerika yapfuye. Amaye nkadanda kantemete. Reka bikwereke. Azakugeza ku bintu utigeze ubona muri kariyeri yawe. Bamwita Bosco Green Range. Umukobwa cyara batangira avuga ati nose ko Munyanga hakora n'ibiki byose ngo rero don't worry ntubikeme ikibazo. Wowe don't worry umukira ashaka urumva reba potential ufite ahantu uzagera muri nosi ibiki byose uri kumwe n'umukire ibiki byose. Yaramaze guteringa yaramaze kubura iyi visa. Wabonye urutonde rw'abakeneye visa ahangaha yaramaze kubura visa. Sonia komeza. Ijya muri convention niko ariko noneho nuko hano rwa Philipita rutarimo amakuru mfite ngo we na Philipita baragiye bariherera bararira. Ese ko nta muntu you have his money Kejon sa nayo Kejon sa bamaze akagiye kujya gukora iki suko. Kejon ari komeza. Kejon abayibere mu bintu by'inkoko ngo muri noza habya kaka bari kinda hafi ya Nyabugogo winjira muri ntegereje dore ikintu kinteye amatsiko deka. Ntegereje andu izi message no guterana amagambo kwa Muyango. Urumva birimo agenda bihura. Kugira ngo turashaka kumenya ukuntu umupuri wa Muyango wageze muri telefone ya Sonia. Ariko nyine aho turanga umupuri uri muri phone yande ya Sonia na Philipita nawe. Ndavuga nyine oya ataka kanya ndavuga muri story ko nateye ubu kakanya umupuri uri muri phone yande ufitwe n'uwitwa Bosco. Kugeza icyo gihe n'ufite umupuri wenyine n'uba ufashe nyir'ubwite. So ubita DJ Sonia Philipita yamubwiye ngo umusore nako umukire gashaka gucumita. DJ Sonia wamubwira gahunda ukuntu imeze arabyemera ariko none aravuga ati none Philipita yamubwiye ngo ngoma kumwese nawe umupuri ariko DJ Sonia yamubwiye ati wapi nago nagira gute nago namwohereza umupuri. Nimba shaka ibintu ubwo araza duhure ducumitane ariko nago duhure yumva iby'imipuri nago birimo. Cyangwa muhe viewers kuri Snapchat. Ariko nago nakora iki nk'iby'abana bo mu academy nyine King David. Wari bivuze gutyo ninde? Wari Sonia duhura giteme ariko ntago nakimuhereza kuri telefone. Ako nago nagohereza ifoto. Sonia yakima ko kiri hanze komeza. Okay, ubwo impamvu yajyanze ntabwo ashakaga iki cyambe kiri hanze ubwo wenda ishaka ko atashaka cya kabiri. Yasanga araciye imyeyo muri iyi minsi none komeza. Bro. Bakomeza gutyo umukire barahura umukire arakoma. Umukire yakomye uwo bita Bosco yasukwe yo bita inde? Sonia. Sonia no uwo bita Muyango ngo yaranyaraga akageza ngo ku gatebe. Uwo bita Sonia yaranyaraga akagera kuri parafu.
Baba lao. Umworozi w'ingurube none arimo araseka cyane na gasi. baciye kwa wa mama ugize hano ngo witwa mu rubohero Ngo mu rugo ndagasi. Nuvuga Sonia. Ariko ahangaha Sonia wibuke ko yanyariye. Sonia yanyariye umuyobozi wo muri ntuza wo muri Skol ahita amugurira Benz. Bro, umutipe Peter Bosco ngo yabonye ikintu bita amazi kuri parafo ndagazi. Yawamwibra wa kane. Ngo mbere ko ngo Sonia arangiza kunyaretse avuga ati muyango mumvane muri yo club. Sinzo. Oya. Umwana yanyaye. Ngazamura ikintu bita fontaine bro. Aha. None ngo yanyaye umutipe urumva yanyaye nani ibintu byinshi akoze umukoboye. Niki kintu cyamusashije. Umwana yanyaye. Tabati uyu mwana nta kibazo yigeze agira ko mu mikurire ye kabisa. Umwana ngo yakubise amazi aragera kubita kuri parafo aramanuka umukira itavuga ati yo popo itavuga ati gira icyo unsaba urashaka iki. Umwana amaze gutuza atamuga ati ndashaka kujya muri Green Lounge. Umukira atavuga ati atabwira ati muri Green harimo ndi harya ngo harimo Brian nabya ngo harimo muyango nabya bihomora ngo bya Brian byabitinganye bicubita urabizi nyine. Atavuga ati umva ngo tubivanemo. So ubwo tujya kujya mwabonye mfite sho bundi wo bita Brian arimo arebana n'uwo bita Philipita. Mwabonye ntabwo mwabonye? Twarayibonye. Iravuga mwamenye ko byabaye? Wapi? Brian first of all aziko yarakariye wo bita Philipita ngo kuko yatanze ngo umugore we mwipasi. Umugore ubwo turavuga nde? Claudine kibara. Icyakabi Brian yarakariye Philipita ko akazi ko Philipita mutwaye akazi. Kuko Philipita we na boss Philipita urumva ni enabler. Philipita asana abagore asana urumva icyo boss ashatse arakimuzanira. Bure ntabwo mwabonye kuko Philipita ukuntu yashurangaga Philipita ikintu cyo shaka gukora yari kugikora rajo niyo ashaka akabwira aba bounce akabwira ati uwo bita Brian mu muvana hanga reka kundeba cyane mu musunikanzi ya club yari kubikora. Philipita afite ijambo muri Green Lounge. Kwa ko Philipita asana abagore kwa boss. So izi message rero nizo tugezeho. Ubwo muyango yavumbuye yuko ubwo akakuru kamugeze yuko boss yakubise umwana nyara kuri parafo. Muyango arabimenye. Kandi muyango aranyaye ko hehe ku gatebe. Akabona umugati cyo kumuva mu urumva mu muntu ahita avuga ati what the fuck bro iki gikobwa. Akazama urabizi ko yagwa 10 sende Sonia we ariko ni ex girlfriend we. Urabizi ko yagwa 10 Sonia oya ni ex wa girlfriend we barabanye nk'umugore we n'umubabanye barabanye. Ibyo ni ibintu bizwi yego.
Yago akaba yashakaga gushubita Muyango nubwo bitakunze ko yari kumubabaza. Oya. Abo Katemete bro, ariko man amakoma muyasi cyane nacyo bose. Yago ni inshuti yakimenye bya hatari ntabwo yamurongorera umugore. Nanjye ni umugore wa Kimenyi, nanjye ndi inshuti ya Kimenyi ariko Muyango namuswera so tukomeze. Ngiki? Okwe nako muswera kera ubwo ntabwo nabikora kuko hajyamo abatinganye n'iki byose. Byaranje. Kejo niwe yajyamo. Kejo niwe yajyamo. ngenda hari Kejo niwe yajyamo. Urumva? Bro, besuranye gute rero kugira ngo habeho amagambo. so bari bafite beef ko kera. Yuko bitaga DJ Sonia festival yangaga Muyango. Amuhora iki? Yamuhoraga Yago. Yago nimumubona amaze gusaza mugira ngo Yago ntabwo yageze gutigesa Kigali. Yago yasweyo bita Anita Pay. Murabyibuka? byaze byo ngo yagoneye mu ufite amavideo menshi y'inkumi za Kigali. Mujya muri biganiro uwo bita cya kigoryi bita ngo DJ Brian kuri YouTube. Kivuga ngo Yago muzajya kirabizi ko Yago ashatse gukirangiza afite amavideo nari gusa. Komeza ndakumva. Okay. Reka tuanyeze ngaho ikiganiro cyarangiye. Ego izi message rero yitwara no kuntu Sonia yabonye video ya Mukakinu yari kuyibura gute kandi cyaranya akagera kuri parafo ariko sinawe ntukagoreka dekate kandi akubwira ko yanyaye akagera kuri parafo no cyanyagera kuri yagize ngo wenda umukire nagize ngo umukire amubwira ati sewe wenyine dore na runaka narabisoje reba oya Bosco njye mu ifoto ya Bosco ibintu narabikoze bya biteye agahinda kuko muhamagaza byivugira nuvuga ngo Bosco no wahereje nani Sonia video yande ya Muyango niko bimeze ende ngo Bosco niwo Philippe iyo video yakugira ngo ive mu telefoni uwo bita Philippe tamugati zana umwana bita Sonia Philippe nk'umwe mu bacekara nyine babayeho mu mateka y'isi aragenda zana Sonia umwana akubise abona umwana nyara kuri parafo naganya kuri kagatebe he kakane gatoya ko hasi ahita avuga ati urashaka iki aravuga ati ndashaka Green Lounge Zinanji ubwo yarimo abatinganye kazi na Muyango babati aba bantu mu bavane hangaha urumva gahunda yo kubavana muri niyo yakurikiye hanyuma umukobwa utageze umenya memo actually she did not get the moment bro wo bita Brian ntabwo yamenye ukuntu gahunda yagenze yavuye Igisenyi gucumitana kwa Toxique asanga Philippe itarimo arakirininga out iyo bita Green Lounge yatekinze over Muyango akimara kumenya yuko bitari bukunde yuko atagaruka Green Lounge atajya Uganda Kampala yafite pase ikintu kitipe ibya Uganda nabyo ubwo twabivugaho Tony yamaze kumujugunya hanze muri make umukobwa wa mbere uyoboye muri Kigali ninde ni Sonia unyara akagira DJ Sonia ubu ni Sonia hanyuma rero nk'umuntu wari inshuti ya Sonia mbere yuko bashwana Muyango afite ukuntu yari inshuti ya Sonia bari baziranye mukunda hano hari imvugo igira iti so ibyakurikiye nibi ngibi rero ngo tujye kujya kuri message yego Muyango ari muri Uganda amaze kumenya ko Kigali imurangiranye anyway Muyango yararangiye byarangiye twese turabizi ko yarangiye c'est fini it's done finished no muri Kigali aba
n'abamagagazi bose barabizi iyo Muyango yarangiye sefini urumva ibintu yijyanye byarangiye ibyo agerageza gukora byose yarangiye ari muri Uganda ubwo yaravuze ati ngo urumva atajya kuvuga ngo urumva amenye urumva ko Sonia ariwe uri mu kibanza arimo gutwika umwana unyara kuri parafo amaze ngo amanuka nk'imvura ibyo byose arabyumva umukene iki byose umva aserera n'umukire bita nde Kejon Bosco mukujikura ko wewe ngoyo tutatumi wowe tufako umukire akakupa phone wasanga ari Sonia wayikupaga wasanga Sonia wayikupaga Sonia niwe wayikupaga umugabo yari yajo bamenye urumva bro umwana yese agira ate yahise amenya amakuru yahise amenya amakuru ubu rero mmenye impamvu Jihad atandikiraho bita wese mwe none reka ndashaka kureba umupuri